Anze umugore ari ikintu gikomeye. Imana imaze kumbwira ko tuzakorera Imana. Reka mbwire wenda abajeni bari aha ngaha cyangwa icyo bita gutegereza cyangwa kurindira kwihangana. Nasengeye umugore imyaka 9 mfukamye mbaza umugore Imana izamu dopaya imyaka 9 ndapfukama ndagira mbabwire ubu ntureba wenda numuze hano hafite ikibibi. Ndapfukama Imana irambwira ngo umugore afite ikibiba. Irambwira ngo ikindi ngiye kubabwira nuko Imana yambwiye amazina ye. Bivuga ngo irambabwire mwumve gutinda mu marembo. Utegereje. Ndapfukama uri umusore kandi ntabwo twari babi nubwo twari mu butayu. Ntabwo twari babi. Ibintu byaje twari tubyujuje ariko butayu ariko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ngiye kwabwe najyama Imana ikampa amakuru. Vuga ngo icyambere gikomeye na amakuru. Igihe udafite amakuru bazagutwara muzima. Igihe cy'inkwano kiragera. Dutegura ubukwe. Reka mbabwize ukuri. Yari yibitse imfunguzo zo mu Giporoso. Mu Giporoso murahazi muri koridoro. Ahantu bita muri koridoro. Nizo mfunguzo zaho ubundi najyaga kumusura urumva ibyo gusohokana byabwa narabihanaguye mu mutwe. Noneho bikaba ngombwa ko njyayo kumureba mbere ko njya ku kazi. Najyayo nkagenda nariye kuko nabaga nzi ko atari bunsengerere. Nabaga nzi ko nta kintu yibitseho. Noneho ubwo buzima nabwo ndabwakira ndabumenyera. Ndagenda ndamubaza ntari ko iwacu ko bakwinka nyinshi baza uzakwiki. Mbanza kubimumaza mbere yuko ababyeyi bamuhamagara. Ndamubaza se ufite iki uzakwa inka zingaye? Arambwira ngo genda ubabwire mfite amasezerano. Nicyo gisubizo yampaye. Ngo genda ubabwire ko mfite amasezerano, ngo Imana yarambwiye ngo nzagera kure, Imana yarambwiye ngo nzagira itorero rikomeye, Imana yarambwiye ngo nzagenda ibihugu. Ndavuga Mana nyir'ijuru n'isi. None nje nasubiza ababyeyi ngo mfite amasezerano. Numva ndihebye neza. Ndiheba mwongera mwumve ngo kwiheba. None ngenda mbwira umupapa w'inshuti yanjye muri famiye. Ndambwira ntumva rero nkubwire uriya muntu yambwiye ko afite amasezerano. None uwo mugabo arambwira ati yo ntacyo azakumarira. Ayitangurira ikarte ya MTN ya Airtel ya 5000. Arambwira ngo genda umusezerere. Nimuza kubona narize ndi umugabo ndimo ndira ukomeze. Yesu ashimwe cyane. Reka mbanze dushima Imana. Mana ndagushimiye. Ngushimiye kuri Imana ikomeye. Ngushimiye ko tubonye umugisha itariki ya 15 udukingurira irindi rembo duhuje n'intumwa nanone tugeze mu nzu yitiriwe izina ryawe. Mana ducishije bugufi duciye bugufi kugira ngo ushyirwa hejuru kugira ngo icyohero kibi cyawe mwami. Imitima iraha yose turayikweretse. Ibyo tugiye kuvuga twebwe tubure haboneke wowe ahubwo ari ushyirwa hejuru Mana. Mana yacu imitima ubuhamya ndetse ijambo ndetse message ushaka gutanga uyu munsi reka yubake ubwoko bwawe. Dusabe umugisha intumwa aposo Mignone uduhaye uyu mwanya kugira ngo duhagarara aha. Mwami wanjye ubishimirwe. Urakoze kugiye kubana natwe. Amen. Imana ishimwe. Fose ndabuze aho mpera.
yego turaza kwegera ariko sheri banza urimba akaririmba hama ngira icyo nza kuvuga ariko Imana igumushe ni ukuri turavuga reka ni umuririmbyi ariko reka tubanze tubibwire mbere yuko wenda dukomeza ngira ngo amazina aposo yababwiye nitwaga Kamu Inosa ndi umushumba w'itoro Hope ni Church nije mushumba waryo uyu akaba ari umugore wanjye nawe akaba ari umupasiteri Reverend Judith dufite abana 5 abahungu 2 n'abakobwa 3 haleluya turakijijwe Imana ishimwe wenda ubuhamya buraza kuza mboneyeho kugira ngo mbanze kugira ngo tuze gukomeza mu mwuka tuze kugira ntibagirwa buri abanyamwuka rwo dushobora kugenda ugasanga ariko munyemerere mbanze nkomera amashyi aposo wacu aposo Minyoni nukuri reka mbabwire suko bari abashumba tuzi kuvuga iyo tugeze ahantu tugira ngo tutangire tuvuge ya mureke ngira icyo mvuga kandi ye mvuga ukuri nkakuvugira uko ariko reka mbabwize ukuri njya mbibwira umugore wanjye nabonye iriyerekwa nayumvaga Women Foundation ariko ntazi biriya bintu birimo Imana ishimwe cyane biriya nukuri reka mbabwize ukuri noneho aposo namumenye muri nka 2007 numva umugore wahagurutse wanyeganyije umujyi wa Kigali niho namumenye urumva mu byukuri nta nubwo nari bwashaka aposo ntabwo nari bwashaka ariko numva umugore nkumva umujyi wose wanyeganyeze noneho mu byukuri urumva nyine twari tukiri mu butayu tukiri ariko ikintu ngira mbabwire nagiye ngirirwa umugisha kugira ngo mumenye amahirwe Imana rero yampanda mumenya cyane ndamubona ariko noneho ndeba umuntu Kigali yose bye udasanzwe duhuriye ahantu namubonyemo ibintu nka 3 biranakomeza mbimubonamo mbona ntahinduka buri hari ubwo abantu tujya duhinduka situation zikaduhindura cyangwa urwego nkuru rwa poso wagira kugira ngo bikaba bigoye mu byukuri tubyemere turabizi hanze hose turabizi namubonyemo ikintu gikoye namubonyemo urukundo kandi buriya ikintu abantu bagiye bavuga tuvuga ngo urukundo ubundi ni ibikorwa hari ubwo uvuga ku rurimi ariko buriya kugira ngo umenye ko nkunda hari geste yitwa igikorwa siko bimeze aposo sinje ko umva reka nkuvuge kuko mbonye umwanya kugira ngo uvugire imbere y'abankurikira ahantu hose naha ngaha kuko mpagaze hano uvuge mubonamo urukundo ubundi urukundo rutikunda urukundo rwagutse ubugari kandi urwo rukundo rukora ibintu bifatika kandi atarebera kuri cace buriya twebwe abashumba yuko karatorero kawe kakagumaho kumva ariko mubonaho ararenze ni mugari reka mbabwize ukuri uyu ni umushumba usapotinga abandi bashumba ibi ndababwira ukuri kandi ndababwira ukuri kuzuye ntabwo njya mbeshya jewe bara niyo umuntu ngize bara nanga niyo ndi hamwe na umuntu aravuze jewe ngo mpita nyine ndabyanga mubona mu icyo kintu cy'urukundo no mbona akagenda kare babandi abandi bategera baba bariya ukabona afite uwo mutima wo kugira ngo agende abegere kandi abereke rwa rukundo natwe urwo rukundo rwatugezeho batugezeho rwose mubonye numva ndishimye yatweretse urukundo kandi urwo rukundo yatweretse icyo gihe
kandi twebwe twari tukiri hasi. Urumva ko mu by'ukuri tujye tubigisha ukuri. Urumva hari umukozi w'Imana hejuru utangiye ufite amavuta, ariko kona abantu bose arabegera akishima. Apostle, Imana iguha umugisha. Amen. Mwinshi cyane. Icya kabiri namubonyeho nuko akunda igihugu cye. Buriya ikintu cyose udakunda igihugu cyawe, nibaza ko yaba ibintu byose twaba dukora bitandukanye, yaba ari business cyangwa bidashingiye ku gihugu, mba mpamya yuko ufite ahantu ugarukira hafi aho. Ariko namubonye icyo kintu ukuntu akunda igihugu cye, kandi nukuri nabyo narabikubahiye cyane. Baransengana n'abantu ndako nabona umuntu dafite umutwaro w'igihugu, nkumva nanone mfite ahantu limite, nanjye nkumva mfite ahantu namugarukiriza. Ikiro nakimubonyemo numva cyaranyubatse, Imana igikumperumisha kubw'umutwaro w'igihugu cyacu. Ibyo ugira kandi impamvu afite uwo mutwaro, iyo iriyereka ukayinjiramo, buriya umugore muzima ni igihugu. Umugore muzima ni iki? Ni igihugu. Aba bagore mwababyeyi mwe, kandi mbita abagore nyine muri abagore, birivuga ngo muri abagore. Imana ishimwe cyane. Iyo umugore muzima afite umutima w'igihugu, igihugu kiba kizima. Niyo mpamvu Imana aringira ngo hari afite uwo mutwaro w'igihugu. Cye cya kabiri. Icya gatatu namubonyeho gikomeye, ntabwo ajya ava mu iyerekwa Imana yamuhaye. Abantu benshi bajya bava mu mayerekwa, kandi iyo wavuye mu iyerekwa buri ikintu gitumye turiho, cyagitumye ariho, kandi ntugira ngo nza kuza kugira ngo mukomeze mumushyigikire, ni uko mugomba kumugumiza mu iyerekwa Imana yamushyizemo, mukarisapotinga, mukamuhama. Kubera icyo kintu, iyo ugumye mu iyerekwa urarama. Ariko igihe wavuye mu iyerekwa n'umubura kwica ugapfa, kuko nta kintu kiba kiri gukingira na kimwe gihari. Niba mukunda umushumbanyi nk'uko abakunda, mujye mumufata amaboko agume mu iyerekwa Imana yamuhaye. Nanjye nemeye kugira ngo nuko nanjye ngomba kujya mbi umwinginzi we. Umwinginzi we. Ubu nibwo bwa kabiri nigeze kubwira umugabo umwe, nabwo nti turi ahantu ndashaka kumwinginga. Ni ubwa kabiri, niwe wa kabiri mbiye kuba umwinginzi we, kubera genda umunyamasengesho. Nabibwiye uwo mugabo, ntabwo namuvuga, nti ndumva nshaka kuba umwinginzi wawe. Ubaye wa kabiri. Babiri. Imana ishimwe. Apostle turabakunda cyane, aduheshe mu ishara twigishije. Reka mbabwize ukuri, ndangize kugira ngo tuvuge ibyatuzanye, ntaba nka wundi uhera muri témoignage. Ni ukuri Apostle, Imana iguha umugisha mwinshi, guha umugisha. Uyu munsi dufite ibyishimo, ibyishimo bidasanzwe, kandi mfite ubutumwa nabazaniye. Kuva kimara kuduha amahirwe kugira ngo tuze hano kugira icyo tubabwira, twafashe umwanya kugira ngo dusenge, turabisengera, dufite message, ntabwo twapfuye kuza. Rwose rero mushumba wacu tumufata amaboko, ntabwo asanzwe. Ushobora kuba mubana n'umuntu ariko mutamuzi, ariko hanze baramuzi. Imana kuduhera umugisha. Hanyuma tugiye kuririmba, ariko nijya manze muhe nawe umunota agira icyo avuga, kuko nawe ndamizi ni inshuti ya Apostle. Hanyuma noneho aza kuza, noneho tuze ko hano ubuhamya bwacu, nkuko amanijambo name n'ubutumwa Imana yaduhaye. Murakoze mukozi w'Imana. Hallelujah. Yesu ashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Tuzamurese icyubahiro.
Haleluya. Twongere Imana icyubahiro ko hano hari presence y'Imana. Numvaga nshaka kurera ko ndifata ndavuga reka nihangane. Tuzamuretse icyubahiro. Umuntu akinjira muri amarembo harimo presence y'Imana. Wakwicara ikintu cyose kirimo gukoreka ukabona harimo ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ari nta kintu na kimwe kidafite ubwiza bw'Imana hano hantu. Reka tuzamure Imana icyubahiro ko ariyo ishigikira umukozi wayo. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Tubuze icyo tuvuga, Bshp yakomeza avuga, ndavuga ngo nakare kose Abrahamu yavuganye n'abamarayika mu marembo, Sara yibereye mu mahema aricecekera. Haleluya. Barakomeza baragana bageze ubwo bamubwira atari ku mugore wawe ari. Arababwira atari mu ihema. Bamuhana message yewe. Ntibigeze banamubwira ati mubwira ze tumubwire. Ahubwo batumye Abrahamu. Baramubwira ngo genda ubwire umugore wawe ngo igihe nk'iki. Amen. Niyo mpamvu yakomeje avuga ndavuga nti ndi mu mahema reka nkomeze numve nicecekere. Oh, haleluya. Ariko ndashima Imana ko tugeze muri urusengero Apostle kuba aratugira icyizere ukadutumira. Imana iguha umugisha. Ngiye mwita Debora kuko ni umudamu udasanzwe. Abanyarwanda baravuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Imbaraga za Apostle cyangwa se ubwiza bwe ari ubw'umubiri n'umutima ntabwo mwebwe mushobora kuba mutabufata cyane cyangwa mutabuzi cyane nkatwe tuba hanze. Twega tubera mushya buri munsi. Aheruka kuza kubwiriza iwacu cyane cyane byari muri Covid ariko buriya naranezera ko ntabwo ari nka cyane. Koko mba numva ugomba guhagarara imbere ya congregation abantu bakakwikiriza abandi mavuta abazindi imbaraga. Ariko yarahagaze muri Covid arabwiriza abazimu bagenda tubareba. Haleluya. Haleluya. Ndavuga ngo Imana ishimwe kuko hari igihe abantu bibwira ngo tubwiriza ariko abantu baturi imbere. Tubwiriza intebe ziri imbere kandi ijambo ry'Imana rigatambuka imisozi, rigatambuka indi misozi, rigasenya abazimu n'abazimukazi. Izo nizo mbaraga Apostle yazanye iwacu agira ibyo adusenyera. Ni ukuri. Twega turabizi. Imana iguha umugisha Apostle. Uyu rero ni Debora. Niba hari ukundi kuntu mumufata ariko uyu ni Debora. Wa undi umwami yabwiye ngo nitutajyana singenda. Amen. Debora ambwira ati nitujyana icyubahiro cyawe kirabura. Umwami arambwira ati naho cyabura ntacyo bimbwiye. Ariko turajyana kuko nitujyana hari ibisenyuka, nitujyana hari ibikubitwa hasi, nitujyana ababisha bacu baravaho, nitujyana hari inkingi ziri bunyeganyezwe. Hey! Tuzamuretse icyubahiro. Debora Imana iguha umugisha. Turagukunda cyane. Turagukunda iwacu. Agira umutima wagutse. Ntabwo niba mwebwe hari urukundo abereka twebwe atwereka ururenzeho. Sindabona ubundi nkuko Bshp amaze kuvuga abashumba kenshi usanga dukunda abakristo bacu. Twebwe iwacu ariko we ari muri hose hanze. Kandi abakuru n'abato abashumba ababishop imbuga tubanaho nizo nzi ukuntu bajya bamuvuga kandi bamushima. Mu by'ukuri mureke mbabwire maze hari iminsi narimo kubwira abakristo ku itorero ndababwira ngo muzirinde kuzanshira kuri stati napfuye mujye ngo yari umwana mwiza ngo yari umuntu mwiza. Nizo stati zanyu muzanyamamazaho napfuye sinzi shaka mujye munshira kuri stati nkiri muzima mbona amarangamutima yanyu. Icyo mbivugiye niki Apostle mujye mushyira kuri stati muvuge ngo turakwemera. Amen. I feeling abiryoherwa bikunde. Ashima Imana yumva byibuha muri we. Nibyo. Amen. Yes. Hari n'abakristo bashaka kumara ikwezi batamushize kuri stati. Ubwo se mu posting abandi.
garagaza, bwira umuntu ko umukunda akiriho. Vuga icyo umukundira. Amen. Vuga icyo umukundira akimenye, nahura na ambutiyaje avuga ati nubwo mpuye n'ino ambutiyaje hari abantu 100 bankunda, hari abantu 500 banshigikira, hari abantu barimo kunsengera. Amen. Sinzi icyo twavuga kugira ngo uko abaheka namwe mu muheke. Yes. Amen. Arabaheka namwe mu muheke. Mu muheke mwe kwikunda. Mu muheke mwe kumukunda muri hano, mu muheke muri no hanze. Amen. Ubuse mvuga iki? Apostle, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kwagure. Nakubise amaso hirya ndavuga Mana, aha hantu ko habaye hato. Narimo kubitekereza nicaye hariya. Ndavuga Uwiteka ko hano hantu hari hatoya bimeze bite? Hallelujah. Apostle, Imana igushira hagutse. Imana igushire ahagutse, yongera igushire ahagutse. Imana igushira hagutse kuko nzi ko hari abantu basubiyeyo. Hariho abantu basubiyeyo. Hariho abantu basubiyeyo. Imana igushira hagutse. Amen. Amen. Imana imushira hagutse. Sinzi project uko zimeze ko Imana imushira hagutse. Woli pakara mama. Hallelujah. Ntabwo aje kubwiriza ibyo kwitanga cyangwa iki. Ako nje kukubabwira ngo uko utekereza kwagura inzu yawe, uko utekereza kwagura ibikorwa byawe, mutekereze kwagura inzu y'Imana. Njewe reka mendekeye aho Mana we ndi mu mahema. Nkomeze nicare mu mahema. Amen. Nibaza kongera kumeje amandongera. Uko niko mbayeho ndaseka munyihanganire niko nteye. Amen. Ndashima Imana rero. Apostle, twavuga byinshi bukira bugacya, ako Imana ikomeze kwagure muri byose kandi mu by'ukuri mwaguke n'urusengero rwaguke. Ndashima Imana ko yampaye umugabo mureba uri mu marembo. Reka nkore introduction kuko abantu iyo babana baba baziranye. Ashobora kutamenya hari buhera ko ngiye deje ndahaza aho ndi buhere. Amen. Rabagirana muri twe isi menye kuriho, reka ijuru rishime, Mana yacu ni nziza ikwiye gushimwa. Haleluya, urakwiriye. Tube turekeye aho ngaho. Ndashima Imana. Ndashima Imana yampaye umutware muri 2009. Sibyo ra? Ubwo uzajya wikiriza. Nimba ari. Amen. Iyo twasohotse gato mu mahema twiha nk'ijambo. Amen. Wenda nagira mvuge gato yaze kubwiriza ko nzi ko turafatanya. Amen. 2009 nibwo twahuye turamenyana. Tumenyana ariko ari mu buryo bwa gihanuzi. Kubera ko mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nemera na gato ko nashaka umugabo w'umupasiteri. Nabanaga abapasiteri nkabona ari ukuntu nyine ibintu bimwe na bimwe bitaba bimeze neza, ari abakene. Nyuma nkabona no kwiga teoloji ni ikintu ntumvaga. Nkabona abantu biga teoloji ntibareba kure. Kuko hari umusaza wanjye wigeze gushaka kujya kwiga teoloji, ndamwicaza uko data wacu ndamubwira ngo ubu warebye ubitindaho ubona ugomba kwiga teoloji. Ndamwana ni teoloji ni ibintu by'abaswa, mbabarira rwose. Mbabarira ushake indi faculty uri bwige. Aranyihorera kuko yari amaze kwiyangaja ajya kwiga muri Kenya. Noneho rero nareba situation z'abapasiteri, nareba ko nkabona abapasiteri baraciriritse, nkabona abapasiteri sinzi ibyo ari byo. Umunsi umwe ndi mu rugo iwacu
nza kubona abakozi b'Imana babiri bazi iwacu mu rugo, sindi bujye muri detail nyinshi, barambwira ngo noneho turabazimana, bahita bonyine baritanguza barambwira ngo mama pasteur ngo sengera ibiryo. Kubera ko nje muri nje ubundi iyo ndashaka ikintu ndabyerekana, naba ngishaka nabwo nkabyerekana, mbese ngaragaza uko ibintu bimeze. Sinzi guhishahisha ngo ndenzeho, ntabwo nzi kurenzaho muri make. Iyo mbabaye mba mbabaye, iyo nishimye mba nishimye. Hanyuma mpita ndarakara, nanga no gusengera ibyo bari bagiye kurya. Ndabyanga, baraseka barambwira ngo regura mama pasteur, ngo reka tukubwire ngo inshingano za mama pasteur. Deje babankuye mu mwuka, mba narakaye. Ubu nibwo nyanibuka hari ijambo cyangwa se terme ivuga ngo gukomereka. Ubu nibwo nyanibuka ko nakomeretse, abakozi b'Imana barankomerekeje icyo gihe. Narakomeretse bikomeye cyane cyane. Hanyuma ndihangana nsenga, ariko ndababwira ngo muravangiwe. Niko nase mbabwira ngo muravangiwe, ko nje nari mfite umufiance kandi ntabwo yari umupasiteri. Ndaga nti muravangiwe kuko nje mfite fiance. Bahita barambwira ngo uriya fiance wawe Imana iravuze ngo mugiye gutandukana ntacyo mupfuye. Okay, mtandavuga ngo Mana ibi biryo ubumugisha kandi bagire neza, amen. Ndekera aho ngaho, bararya baraseka, bashoje turasengana. Ubundi ndi umuntu ukunda abashitsi. Nagomba iwacu hari mu Gatsata, niho nari ntuye, niho hari iwacu mu rugo. Ubundi iyo nakwishimiraga naherekezaga umushitsi guhera iwacu mu Gatsata nkamugeza kuri gare Nyabugogo n'amaguru. Ariko imagine ko ntabarengeje n'umuryango. Nahise mbasezera kubera ko bambabaje, nababaye. Bambwiye ngo turenda gutandukana na fiance wanjye, numva ngize agahinda kenshi. Bambwiye none umupasiteri ntabwo aba mu mutwe wanjye, numva biranze. Byararangiye, abagabo baragenda baravuga ati rero mugiye muzakora ubukwe muri 2010 2009 uzadutumire. Mbabwiriza ukuri sinigeze mbibuka ko babaho, sinabatumiye abo bantu. Noneho naje kubibuka nabibutse ejo bundi mfite abana 4. Ndavuga ngo uzi ko ari abakozi b'Imana bampanuriye ibintu ngomba gushaka nkabaha ubuhamya ko Imana yavuganye nabo, ahubwo bambwiye ibitari mu marangamutima yanjye. Nabashatse ko ndababwira. Hanyuma hashikiye iminsi mike numva uyu mugabo arimo arampamagara. Ndavuga umuwe umpamagara urinde? Ninde waguhaye nimero zanjye? Ati mukozi w'Imana, njyewe ndi pasiteri. Niwacishe abapasiteri ntabwo njyana nabo. Wakuyehe nimero zanjye? Akampamagara nkamusubizanya langaje yo kugira ngo amveho. Ndamubwira ngo ese nibingibi bajya bavuga mu ihema? Nibingibi? Imana ishimwe. Hallelujah. Aha. Uravuga ibiribyo nibyo. Murakoze. Amen. Arambwira ngo hari umuntu wambaye nimero zawe, none ndashaka ko tubonana. Ndamwira ko umeze neza wewe mu mutwe, ko mbona ukomeza umpamagara. Uranzi? Yampamagara mu by'ukuri atanze, ataranambonaho. Ako aratitiriza kuko ari Imana yari yavuze. Nje nta makuru mfite. Biratinda, nakoraga ahantu yongiyo za Kabaya. Nakoraga za Kabaya ku bahazi za Gisenyi. Hanyuma biratinda nza kuza, nza ndwaye umutwe ukomeye cyane, umutwe uremereye. Noneho aguma arantitiriza cyane. Ndavuga ko Mana bituma ndwaye umutwe n'uyu mugabo nawe arimo. Noneho ndamubwira nti urabizi iwacu ubundi mu Gatsata nimba hari abantu bahazi ni ahantu hatereraga, niko hateye. Noneho ndavuga ngo uyu mugabo sinzajya guhura nawe mu kabari, sinzajya guhura nawe ku muhanda ariho hose, nzamunaniza azi iwacu.
nimba ari unkunda azankundira iwacu, amenye iwacu, arebe iwacu mbese. Arangije araza asanga nifunze igitambaro mu mutwe, nambaye umupira w'imbeho, nabishatse nakenyeye igitenge, ntabwo yari kumenya ngo se ni umudamu ni umukobwa ni iki, ntabwo yari kumenya ibyo ari byo. Noneho ndyamye no mu ntebe, nta nubwo nari mfite umwanya wo kujya no kumuha karibu. Mutuma petite sœur aragenda aramuzana, aricara aho ngaho, ariko aca bugufi cyane buriya, aca bugufi Bshp mu buzima bwe, aca bugufi cyane. Arangije araza ndamusuza nkomeza ndaryama, niryamira mu ntebe, ariko nari ndwaye n'umutwe. Nari mfite umutwe ukomeye cyane. Arangije araza, ageze mu rugo yacu ntuma fanta baramuha, nkomeza ndiryamira. Maze arambwira ngo uzi ikintu kinzanye, abantu baba abasirikare rero ntabazi no guteta, ngo naje kukubwira ko nshaka ko tuzabana. Ndavuga uyu mugabo ubundi ni igihe muri yaje yacu hari hagezweho ikintu cyitwa vendredi méchant. Ukaba witeguye vendredi kuri bwisige poudre na rouge à lèvres, ugakubitamo jeans, ukaba warimbye ukagenda. Icyo gihe nkirimba ndi muto, afite nk'ibiro 45. Mwuka byarana. Icyo nabonye sha abatera twikino gihe mujye mwigurira soda. Umugabo ari aho ngaho, birangiye ahita arahaguruka no mu nzu ajya kuri kalendari ngo itariki niyo nshaka tuzakoreraho ubukwe. Sindanamwemerera. Ndavuga nti noneho ni gatumwa tu, ndaceceka ndamwihorera. Arangije akora vuba cyane, ati dusenga Imana. Ndavuga nti banzane umunyamasengesho tu, ndihangana ndaceceka. Aransengera, arambwira ati njya gusengera umutwe kandi uri tukira. Papa na mama barinjira, binjiye basanga umushyitsi batazi, baramusuhuza, bahita baritambukira bigira hirya. Noneho koko nari mfite abandi bajama barimo kuntereta vendredi méchant. Noneho ndagenda, arangije arasenga, asenze umutwe wanjye urakira. Ndavuga nti aka kantu se nako Imana imuhaye ngo anyemeze. Birangira musezeye arataha. Noneho ndimo ndataruka sinshaka kujya muri details zose. Vendredi nk'umuntu nyine namaze kwemerera, namwemereye ntanavuze kubera ko kuntitiriza cyane. Ariko ikintu cya mbere namubajije muri mbese nshaka kumwereka ko namwemeye, ndamwena ariko ukunda abashyitsi. Cyo kintu namubajije, ukunda abashyitsi? Njye mfite ikibazo ko nanga umuntu wazampindura kuba uwo ndiwe, nashaka kuguma njyewe, umunezero wanjye gukunda abantu, kwiyegereza abashyitsi, uwo ni we njye. Noneho ndamubaza ntese nicyo kibazo nari mfite, ndambwira ukunda abashyitsi kuko nari mfite abakobwa b'inshuti zanjye bagiye bakora amakwe, ariko kumva afite ikibazo cy'uko agira ubwoba bwo kuzana abantu kubera umugabo. Noneho nanjye ngira icyo kibazo, ndamwe nase ukunda abashyitsi. Arambwira ati ngo haleluya. Namubaze kandi agatavuga ngo haleluya. Ndamwe ariko nakubajije ngo ukunda abashyitsi. Ariko mana yanjye narumiwe koko. Noneho arambwira ati nanjye nibyo nsengera umugore ukunda abashyitsi. Ndavuga okay, muha details z'abashyitsi, ibyo basaba, ibyo bagomba, uko umushyitsi ugomba kumufata, tubyemeranywaho. Aragenda. Noneho vendredi niteguye ko dusohokana na type, ndamwe ese uri hehe? Mwitegura nkamuhamagara, ese uri he? Agatambwira mukozi w'Imana, nagiye Kadeshi. Sinzi niba abantu bazi Kadeshi hano, ibyumba ku musozi abantu basengera. Kwa gatanu nka saa 11 gutyo, agatambwira ngo nagiye Kadeshi kandi zamara iminsi 4. Navuga mana, sorry tinyishize hasi. Ngahita nihanagura nkiyambura, ubwo ngubwo Bshp komeza nawe aho ngejeje.
Amen. Buriya rero reka mbabwire, uyu mugore azi kuvuga. Ndabizi ko ntacyo ari bubabwire uretse ijambo ry'Imana, reka nikomereze. Haleluya. Nta kindi ari bwose ashobora gukomeza kuvuga uretse kubabwiriza no kuza gusenga, ndabizi neza. Noneho rero igihe cy'inkwano kiragera, dutegura ubukwe. Reka mbabwize ukuri, yari yibitseho imfunguzo zo mu Giporoso. Mu Giporoso murahazi, muri koridoro, ahantu bita muri koridoro, nizo mfunguzo zaho. Ubundi najyaga kumusura, urumva ibyo gusohokana byabaga narabihanaguye mu mutwe. Noneho bikaba ngombwa ko njyayo kumureba mbere yuko njya ku kazi. Najyayo nkagenda nariye kuko nabaga nzi ko atari bunsengerere, nabaga nzi ko nta kintu yibitseho. Noneho ubwo buzima nabwo ndabwakira ndabumenyera. Ndamubaza ntari ko iwacu ko bakwa inka nyinshi baza uzakwiki. Mbanza kubimubaza mbere yuko ababyeyi bamuhamagara. Ndamubaza se ufite iki, uzakwa inka zingahe? Arambwira ngo genda ubabwire mfite amasezerano. Nicyo gisubizo yampaye, ngo genda ubabwire ko mfite amasezerano, ngo Imana yarambwiye ngo nzagera kure, Imana yarambwiye ngo nzagira itorero rikomeye, Imana yarambwiye ngo nzagenda ibihugu. Ndavuga Mana nyir'ijuru n'isi, none njye nasubiza ababyeyi ngo mfite amasezerano? Numva ndihebye neza, ndiheba, mwongera mwumve ngo kwiheba. Noneho ngenda mbwira umupapa w'inshuti yanjye muri famiye, ndambwira ntumva rero nkubwire, uriya muntu yambwiye ko afite amasezerano. Noneho umugabo arambwira ati yo ntacyo azakumarira. Ahitangurira ikarite ya MTN ya Airtel ya 5000. Arambwira ngo genda umusezerere. Niko bimeze. Yarambenze mu yandi magambo. Ndagenda ahantu nakoraga, noneho ninjira muri chambre yanjye, decision yo kumusezerera ko nabonaga rwose nzajya bitameze neza. Ndavuga uyu mugabo se uzakwa amasezerano? Ndamwe ntariko amasezerano y'Imana urayazi? Uzi ko Imana ivuga uyu mwaka igasoza nyuma y'imyaka 10. None ayo masezerano uzayakwa ryari? Haleluya. Noneho mbona iwe ntabwo asobanukiwe iby'Imana cyane, nkumva ni njyewe uzi iby'Imana cyane kumurusha. Okay, njyewe njya muri chambre yanjye, nzimya itara ahantu nakoraga, ndaryama ndiyorosa, ariko niteguye kwandika message. Ntangira kwandika message mbwira nti rwose twaramenyanye, uzakomeza ube musaza wanjye, nukora ubukwe nzagutahira ubukwe, nzagutwerera. Mvuga amagambo menshi kuntu twamenyanye, bya magambo namwe mwakoraga mushaka gusezerera babandi. Ndangije ngiye kohereza message, itara ryari rizimije. Ndashaka kohereza message ngahita ndyama, nkiyorosa nkanazimya telefone ku buryo atari bumpamagare. Aho ari bugwe muri koma biramureba. Noneho ndangije ngiye kohereza message, numva ijwi ry'Imana riteye ubwoba. Numvishije, reka mbabwize ukuri, hajya bamwe bajya bifuza kuvugana n'Imana. Mva sikugeza n'amasaha ndabyifuza. Ndabwira Imana ngo nzajya nsoma ijambo ryawe, mbwiriza ijambo ryawe, ndirimbe, ariko kongera kumva ngo urimo kuvuga. Ndakubwiza ukuri biteye ubwoba. Ijwi ry'Imana, sindenganya Abayisiraheli bazamukanye umusozi na Mose ngo bajya munsi yawo ngo bumve ko ngo nabo Imana ibabwire. Imana yavuga ati ni kuriya muvugana. None tugoye uburenganzira Mose, mujye mugenda mwivuganire, twebwe ntabwo dushaka kuzongera kumva iyo Mana itubwira. Izajya ikubwira nawe uzutubwire. Numva ijwi rivugiye mu rukuta, rimbwira n'ijwi riremereye cyane, rimbwira ijambo rivuga ngo
uriya mugabo n'umwanga uzapfa utarongowe. Uko nibaza Mwumvise ako kantu ko gakomeye. reka nkubwire, mujye musenga Imana izajya ibaburanira. Muzi ko Imana ijya iburanira abantu ikabavugira mu ibanga, ikabavugira rwihishwa, ikabavugira mudahari. Imana ijya ituvugira, wowe senga gusa utuze, Imana ijya ivuga. Amen. Imana ko yavugiye uyu mugabo nkumirwa, yaramuvugiye. Nta muhanuzi Imana yantumyeho, Imana niyo ijwi rikomeye cyane. Ngira ubwoba ndabyuka cyane itara, ndeba munsi y'igitanda ko nta muntu wabanyihishemo. Ndayoberwa, ngira ubwoba, ndicara ndavuga ku Mana, iri jwi numvishije ni ijwi ki? Reka mbabwire, dukomere ku masezerano. Kubera ko Imana yahoraga imubwira nzaguha umudamu, nzaguha umugore. Amasezerano y'Imana. Haleluya. Noneho ndangije ya message ndayisiba. Vuga ngo arayisiba. Nisibye ngira amahoro ndasinzira. Njuka muhamagara mu gitondo ndamubwira nti wakwa amasezerano, wakubusa, wagira gute? Rwose ndabyemeye, nta kundi bizagenda, ndakwemereye, ndamwemerera nyine, ndamwemerera. Nukuri uzi kumwemerera, nguyu n'umugabo wo kubihamya. Sinigeze mubaza ngo tuzajya kugura igitanda, sinigeze mubaza ngo tuzajya kugura intebe, sinigeze mubaza ngo ese bya bindi by'abasheri ishusho tujyane kureba intebe, amameza, uwo n'umwijogunyura. Aha, umva, ngenda mbinzanga, sinabaza izo details z'abakobwa. Ndangije ngenda mbwira papa, ndambwira ntumva rero, uriya muhungu mutamugora, inkwano azabazana rezo muzakira, nta kuvuga ngo icyo azabazana icyo muzafata, nta kindi afite. Maze rero muhagarara hagati. Ejo bundi kablage gatoya bagiye gukwera musaza wanjye, turangije tuvuyeyo ndamubona nti wabonye imanza nakurinze, yongera ugiye gukwa iwacu. Amen. Koko barakwa bakakubwira ngo inka 10, ngo inka 12, n'abandi barabizi. Amen. Ariko mbwira papa ngo uriya muhugabo inkwano azazana nizo ngizo, mureke mbabwize ukuri. Imana yabanye natwe muri amasengesho, aragenda arasenga mwo kagira abana mo. Yarasengaga pe, n'uwo arasenga. Yarasengaga hamwe, numurebe ino nzobe afite, ni njewe wayimuteye. Kera ntabwo wabonaga neza kuntu hasabara bagase ni inzobe ni chocolat. Yabaga afite utuntu twinshi cyane tw'amatashi mu maso. Njya museka nuko tutazanye n'agafoto. Twari kubereka ifoto ntabwo wakwemera ko ari we. Hanyuma biratinda, ubukwe tuza kubukora, Imana iramushigikira mu bukwe, babana yagiye asengera bagenda bamutwerera. Ariko tono naho tujya muri maison de passage. Wote byagenze gute? Umudamu nabereye fille d'honneur yarampamagara ambwira ngo ese ko dufite inzu nini cyane, nkaba mfite umwana umwe gusa njye n'umugabo wanjye, turumva dushaka kuyivamo. Ese mwaza mukayikoreramo ubukwe, tuzayisigamo ibintu byose uretse ibyombo byacu tuzajyana n'imyenda. Ndavuga okay, ndamuhamagara ndamubwira ngo nyine ndabimubwira ngo haleluya, tangarira nk'icumi. Sina habari ko nta ntebe, sina habari ko nta. Numva nyine ni byiza, nanjye ndabyihorera. Noneho mushiki akambwira ese kutajuza ngo tugende kureba ndasinze turareba iki, ni mwihagije muzajya mwirebera, nanjye nzajya ndeba iby'iwacu kandi baha amahoro gutyo. Turabyihorera, dukorera ubukwe muri iyo nzu. Turangije muri iyo nzu turimuka nyuma y'amezi 6. Sibyo Bshp? Nyuma y'amezi 7 turimuka, twimuka mu nzu, hakuna rido, hakuna kiti,
nta zero, twari zero. Dufite amasezerano apotre niyo twari twicayeho. Ariko mana, haleluya. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Yitwa byiringiro, iyo niyo mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Iyo niyo mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Haleluya. Iyo mana rero yatubereye ntihemuka. Umva, marene wanje yampamagara akamubwira nti simpari. Bene wacu bampamagara kunsura nkabwira ngo simpari. Nari mfite amahirwe nari ngikora mu ntara. Noneho ya ntara iramfasha. Kuko neza kudusura, baradusura nta ntebe, baradusura nta meza, baradusura. Noneho nkajya nsurwa na bene wabo bakubiswe b'abanyamasengesho, akaba aribo baza kunsura. Kuko turi busangirire ku gatapi gahari, nta kibazo gihari. Nkaba ndi wa muntu nyine baza tugakubita ubugari n'isombe tugashyira ku itapi tukuzura umwuka wera. Abo nibo abashuti nibo badusuraga, abanyamasengesho. Reka nkubwire, hari igihe kiba ukamenya abo mugomba kugendana. Ndabyibuka hari igihe navaga mu bukwe bwa famiye yacu, bashaka muzaba twari dutuye kuri station ya Espoir hano mu Giporoso, imwe yo munsi y'umuhanda. Uzikwabaga udusitasiyo tubiri, kamwe haruguru n'akandi munsi. Twari dutuye munsi neza, iyo baviduraga essence nagira ngo tugiye gushya. Noneho akaba ari bo nshuti zacu, akaba nono nava mu bukwe bene wacu babampaye lift, nkabwira nti oya sinta, kugira ngo bataza kugena tendance yo kwinjira mu rugo nkabahakanira. Mama Rosine Yesu ashimwe. Haleluya. Mama Rosine ni umugabo wo kubihamya, ni umubyeyi mwiza cyane. Amen. Haleluya. Tuba muri ubwo buzima ariko tubwihanganiramo, dutegereza Imana. Ntitwasakuza, ntitwavuza induru, ntitwataka, ntitwatongana. Mba mu mahema komeza abahehe. Kandi icyo gihe nta torero twari dufite. Mutibwira hano ngo ari n'itorero twari dufite. Farawo yabajije Yakobo, aramubwira ngo si imyaka y'amavuko n'ingahe? Yakobo uzi icyo yasubije? Yaramubwira ngo iy'uruzerero ngo niyo myinshi. Yabuze imyaka, yaravuga ngo iy'uruzerero ngo iraruta, niyo myinshi kuruta iyabayeho. Nawe yari mu myaka yabayeho mu myaka y'uruzerero rw'itorero. Uyu munsi agashinga hanga bakamwirukana, uyu munsi akajya ngaho bakamwirukana. None yaransekeje ngo hari umunsi bagiye gushaka ngo itorero muri Sainte Famille. Nyumvira nawe bapadiri bavugije ngo mati ibi ni ibiki? Mwabaga Saint Paul. Bahise babasubiza amafaranga yabo ako kanya. Bagati musohoke tutaravuga, nta ngoma dushaka hano. Tubaho ngaho noneho biba ngombwa ko cya cyumba turimo na ya tapi yacu yo hasi. Aravuga ngo dufate shambure imwe ibe y'amasengesho. Reka mbabwire, nari nzi bundi ndi umuntu ukunda guseka cyane. Data yanyisenyera birori, niko nitwa. Noneho ngera muri etape ntagishaka no guseka. Yambwira ati ngwino dusenge. Ntibanze isubize ya masezerano yakubwiye. Mwihema birasharira. Akambwira ati ngwino dusenge. Akambwira nti reka. Nibanze isubize bya bindi yavuze, bya bindi yakubwiye. Nari maze gusharirwa cyane, nkwite umwana wa mbere, ntazi ngo ni gute, ntazi ngo bizagenda gute, ntazi. Ariko turihangana.
turihangana. Cya cyumba gitangirirwamo amasengesho. Ndagenda mbiyo ngiyo mu mashyamba aho nakoraga, bigeraho birananira ndagaruka, ndavuga nta kundi reka nze nicare, Imana izareba uko ibigenza. Noneho rero muri rya hema ntibanaduhembe, tukaba twamarira amezi 5 bataraduhemba, ariko tukomeza turihangana. Nawe komeza wihangane. Haleluya. Turihangana, tugendera mu ijambo rivuga muri Yeremiya 17:7. Haleluya. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, wizera Uwiteka, ngo Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe. Amen. Turakomeza tubaho ngaho, dusengera muri icyo cyumba. Imana igenda ikinzira buhoro buhoro, tuba muri icyo cyumba. Imana igenda ikinzira buhoro buhoro, igera ubwo itwimura, ituvana muri icyo cyumba cy'amasengesho mu rugo, idukodeshereza ahantu hajya nangahe twakodeshaga, ko ntabwo ari twe twayishuraga, hajya yarangaye yari 25. Tugiye muri iyo sare dusanga n'ukuri ko Imana harimo udutebe twa gardienne, kuko nta ntebe twari dufite zo kwicaraho za gardienne, kandi 25 se ntayo twari dufite, n'undi mukozi w'Imana yatwishuriraga. Kuguma mu ihema wihanganye no kuba ku marembo ugize gute wihanganye. Amen. Aho niho Imana igi gusanga ikahagusubiriza. Twe gutarabuka ngo tuve ku marembo. Abagabo bari hano, mwe kuva ku marembo, muyagumeho mutegereze, kuko niho marayika aza kuvuganira namwe. Amen. Niho marayika aza kugira gute kuvuganira namwe. Nukuri umugabo watinze ku marembo ajya ahabwa message y'umudamu uri mu umugabo watinze ku marembo ajya ahabwa message ari bushira umugore wiwe mu ihema. Haleluya. Ari abatwumva, ari abari hano, bagabo bene data, mutinde ku marembo, mwe kuvayo, mwe kuvayo, kuko natwe tuba tubahanze amaso, tuba tuguma turunguruka, tuguma turunguruka tumve icyo Imana irimo kuvugana namwe. Turahatinda, ntinda muri iryo hema, ariko ntinda na kwihangana, ntinda nizeye. Noneho ngera ubwo ndepoza, noneho ibindi byose nari mfite mu mutwe, ndavuga ngo ngiye gutuza, ndategereza umwami Imana, kuko nufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Amen. Tubaho ngaho, noneho ya 25 turavuga tuti utu dutebe twa gardienne ntabwo tuzadushobora, tukadukuramo tugasasa imikeka. Biva kugusenga, biva mu gusenga, mu gusenga, mu gusenga, gusenga utegereje niho biva, nta handi. Tubaho ngaho, Imana igenda itwagura buhoro buhoro, buhoro buhoro. Umugabo mukuru dutanga, apotre wacu arahari. Haleluya. Imana igenda itwagura, 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 itwagura. Haleluya. Ulisema wewe, jina lako ndiko uliko, Mungu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu, Mungu. Mwanadamu nani wa kusimama mbele zako, Mungu. Unatupandisha utukufu hadi utukufu, Mungu. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Amen. Mreke mvuga ijambo rimwe ryonyine ndekere Bshp. Ko navuga Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote.
Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. Haleluya. Mvuze rino jambo nibuka ubundi Apostle yavuze ngo ndi miti papasi. Dutangira itorero ninjye wari umuririmbyi, noneho bakanyita umuririmbyi ku giti cye. Kubera ko nararirimbaga nta piano twari dufite, nkavuza ingoma. Naba nabonye umufana winjiye azi nko kuvuza ipendo, harimo yarivuza nabi nkarifata nkamuha ingoma. Umva ndugu yangu, tukaririmba guhera saa 8 nwite nkageza saa 11 ijambo rigiyemo. Nabona ijambo rigiyemo nkavuga ngo ahwi ndaruhutse. Noneho tuba muri iyo ministeri, njyewe ndi mu ihema nkaba ndi umuririmbyi, nkaririmba mu bushobozi bwanjye, nkaririmba Mana nyir'ijuru n'isi, nkaririmba ndi jyenyine. Kandi none nagira amahirwe nkabona abantu baje mu materaniro nk'abangahe, nabo bakaba baririmbyi, bakaba baramfashije, maze tukaririmba. Kubera ko iterero rigitangira, murabizi ababizi, biravunana cyane, biravuna. None twe twasengaga saa 8 umuntu aba yari yahaze. Noneho ongeraho umugore utwite. Ndabyibuka umunsi umwe narapfukamye ku meza, nari mpaze ntwite nk'inda y'amezi 8. Ari nje uri buyobore gahunda, ari nje uri buririmbe. Ariko Yesu ahemba neza, ntabwo ajya yambura n'umunsi n'umwe. Noneho mfukama ku meza ndimo gusenga, bakundi nsenze ndasenze, uvuga ngo bibaho. Nuko nsinziriye Bshp araza arambwira ngo ko wasinziriye kandi ari umuyobozi wa gahunda. Ntinasengaga. Ndahaguruka hamwe imbaraga, nishiramo imbaraga, ndayobora nyine, ntangira kuririmba. Umwana wacu mukuru namwise Irisa. Imana yacu Irisa. Mu byo tunyuramo byose Imana Irisa. Mu byo dukora byose Imana Irisa. Mu bibazo tunyuramo Imana Irisa. Ntabwo Imana irasa n'undi muntu uwo ari we wese, kubera ko hari ikibazo gikomeye wahuye nacyo. Ihora yisa yonyine, iri unike. Mwita Irisa kubw'imisozi n'imisozi Imana. Kandi na n'ubu rimwe arishigikira namwe muri abagabo bo kubihamya. Ndabizi ko muri abagabo bo kubihamya, n'abataravuga bazavuga, kuko Imana imwe yashigikiriye reko yashize muri Apostle kugira ngo abagore bongere baceceke, bahore, bagire umunezero, bongere barabagirane muri bo. Haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru yahaye iriyere kwa Apostle, izakomeze umufata amaboko kurinda Kristo agarutse. Twavuga byinshi, ariko mpe Abraham ku marembo agira icyo avuga. Imana ibahe umugisha. Amen. Reka mvuge ibintu nk'abingahe
turashima Imana. Uriya nasanze umugore ari ikintu gikomeye. Imana imaze kumbwira ko tuzakorera Imana. Reka mbwire wenda abajeni bari aha ngaha cyangwa icyo bita gutegereza cyangwa kurindira, kwihangana. Nasengeye umugore imyaka 9 mfukamye mbaza umugore Imana izamu dopaya imyaka 9 ndapfukama ndagira mbabwire ubu ntureba wenda numuze hano hafite ahantu hafite ikibibi. Ndapfukama Imana irambwira ngo umugore afite ikibiba. Irambwira ngo ikindi ngiye kubabwira nuko Imana yambwiye amazina ye. Bivuga ngo irambabwire mwumve gutinda mu marembo. Utegereje. Ndapfukama uri umusore kandi ntabwo twari babi nubwo twari mu butayu. Ntabwo twari babi. Ibintu byaje twari tubyujuje ariko butayu ariko Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko ngiye kwabwe najyama Imana ikampa amakuru. Ikampa amakuru. Vuga ngo icyambere gikomeye na amakuru. Igihe udafite amakuru bazagutwara muzima. Tuzamura ikiro cy'Imana. Icyambere na amakuru. Imana ishimwe. Hanyuma urumva kugira ngo urebe ujya hangaha iwabo ntago byakunda, ugomba gukunda, wagomba kuba ufite amakuru. Imana ishimwe cyane. Ndasenga Imana ngo umugore wawe ngo afite ikibaha kandi umunsi uzakandagira iwabo ibintu byinshi bizafunguka. Aho n'abacuruzi kandi urumva genda umuturage urumva ko uyu mwana ubu ngubu yavutseho hari imodoka mu rugo. Ahura nanjye wabaye mu ishyamba. Urumva ibintu bibiri ukuntu Imana iwabo papa yavutse afite imodoka mu rugo. Urumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Kabiri iwabo ari abatambyi bubaha Imana ba pasiteri. Urumva rero ahura n'umuntu urumva kugira Imana inyoherezaho. Umva ikintu nabwiye Imana cyambere gikomeye cyane. Ndimo nsenga Imana imaze kumbwira ko izampa umurimo kuko umuntu wese aba yize. Vanga umuntu wese aba yize. Ndabana Imana ntabwo nzi kuririmba, ntabwo nzi kubi nkeneye uzampa umugore uzi ibintu binibura. Icyambere uzazuramya nkafashwa nkahanura. Ubu ndavana kuko ubu namaze kunezerwa. Uzi kuramya agakura icyoro cy'Imana kikamanuka. Kabiri uzaza ugira mu rugo umuntu wese yagira mu rugo akamwakira tukanezerwa. Ndashimana ko Imana yabimpaye. Ayo niyo makuru nari mfite ngiwabo nibiseho amakuru kandi ngiye nafite n'ibimenyetso byose. Uwo muntu wamubenga arata. Oya niyo mpamvu umva ikindi gitangaza cyabaye. Imana igendera muri mama we na papa we. Mama we ngagiye kubona ngabona ngo ndi ku gasozi ntabwo yababwiye ngo nambaye imyenda imwe ya gishumba, imwe abashumba baragiye inka murabyumva, niteye akenda nyine mbega n'inkoni ndi ku musozi ngo ndayiye umukumbi munini cyane. Mama we umunyamasengesho n'umadeperi. Papa we nawe ngagiye kubona ngabona ngo ndi mu muriro. Urabona yakome ya Sadraka na Meshaki na Abednego ngo nkagenda mu muriro ntashya mugendamo ngaraza. Aho twari tumaze kubana. Twari tumaze kubana. Noneho ngo ijwi ngo papa ngura ngo numukwe wawe. Ngarimo arunguruka mu muriro.
baraza babwira umukobwa wabo ukuntu Imana ijya yubakira umuntu gutinda mu marembo no mu ihema. Irambwira ngo uriya mugabo mu buzima bwawe ntuzamubwire nabi. Uriya mugabo ari mu mugambi w'Imana, mwaburara mwabwirirwa mwaca wowe ujye umusengera uceceke, kuko uriya ni umuntu tubonye ari umuntu w'Imana. Imana ishimwe cyane. Nguko Imana ikora ibyo ngibyo. Turashima umwami Yesu. Mu myaka yose tumaranye, haka tumaranye imyaka ingahe? 11? 12. 12 n'abana 5. Umusaruro. Turashima Imana. Amen. Iyo ni imirimo Imana iba yakoze. Turava mu bwizi dushyira mu bundi. Amen. Ahagaze mu muhamagaro we, nanjye mpagaze mu muhamagaro, ni inkingi ifashe ukuboko. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mu bintu byose bara rero twebwe nta nubwo twari tuzi ibintu bya gisirimu. Hera mu kukwambika. Nibyo ngiye kuvuga. Aposo, uyu mugore yangize umusirimu. Ubundi igihe niyambaraga bya bishati binini kandi ni muto, ntambara ipantaro igira nko kuriya, akambara urukweto rumuruta. Ariko iyo ufite umugore uri mu ihema ufite iyerekwa. Amen. Muyobozi wa gahunda, uyu mugore ni umusirimu. Ibintu byarahindutse. Nambara twadukote tumwe Mweka tuzamura igero cy'Imana. Iyo rata si Imana. Akatuya tuvuga ukuri. Aha, bagira ngo mbega ndatwite. Kandi ntatwite. Ariko turashima umwami Yesu. Amen. Amen. Iyo usenze utinze mu marembo, Yego. wihanganye, Imana igiguha ibintu byuzuye. Igiguha ibintu byuzuye. Imana yaduhaye abana benshi mu mubiri no mu mwuka. Turabashumba. Tuyoboye abandi bashumba. Dufite amatorero hano mu Rwanda ndetse no hanze i Burayi. Haleluya. Hanze dufite abashumba twohereje hanze y'igihugu ku migabane itandukanye. Muri iyo myaka urumva ko Yesu hari ibintu yakoze ku buzima bwacu. Haleluya. Yesu yakoze muri iyo myaka 12. Yaratuvunjiye. Yaratuvunjiye. Haleluya. Ngira ngo nigeze kumwuriza indege tujya ahantu. N'abantu noneho turi mu ndege n'abantu ntabonye ko amasezerano yatangiye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Urumva Imana ni nziza. Haleluya. No kuvuga ngo rero muri make urumva ko Yesu yakoze ibintu bikomeye. Mpora mubona nkaho ari mushyashya. Ambera mushyashya buri munsi. Urumva rero kandi cyane iyo nshaka kugira ngo mbega Imana itubwire amakuru, twafashe nk'amasendo abantu ngaho nawe arabizi nako. Nk'ubu ngubu muri iyi minsi yashize mfite musaza wo mukurikira azakora ubukwe muri ku kwezi kwa 12. Yabaga hanze y'igihugu n'abantu ngwino tujye kubaza amakuru. Aratangira araramya, turaramya, Imana iduha amakuru. Muri ukwezi kwa 12 bagiye gukoresha ubukwe 3. Turashima Imana. Urumva ko ni ya makuru. Amakuru ni ikintu umuntu nakurusha amakuru azaba kuruta. Tuzamurire cy'Imana. Sinzi aposo nimba ari cyari tubaza.
aha urakoze aha ariko aposo iri jambo rirakomeye kuntu hari ukuntu njya mbona abagabo b'abarokore ariko batari wowe urakoze noneho babaza bavuga abagore babo ngo uyu nguyu nashatse kubaza akazina ujya umwita aposo urakoze cyane Aposo. kaze mwumvire hano aposo iri jambo rirakomeye ahubwo uyu munsi najya ni isomo ngiye gukuraho kubera tuva mu bwiza tujya kuko ntabwo nanga kubeshya nabwiye ko ntajya mbeshya ariko noneho ubu hari isomo ngiye gukura ntabwo wabesha amara yahita bati ntabwo ari byo ndabizi nawe ameze uko ariko ubu ngubu mpakuye iyo somo ubutaha nitugaruka nzaza mbabwira iryo zina kandi njye ndagafite ariko aragafite ndagafite ariko we ntakagira no mu bintu nkiburana muri iyi minsi nkomeje kubiburana icya mbere nimba hari abagabo batigeze baterura abagore babo muri mariage ngo bafotore ni ideni rikomeye cyane rwose bibwirize bibwirize ko nanjye mfite ako kantu kandi rwose ntabwo bikunda ndabigerageza n'ubu ariko arambwira ngo nkomeza kubyibuha umunsi w'ubukwe narambwira wanteruye bakadufotora ati turagira ngo hano ntabwo byakunda kandi na pasiteri ashobora kuba atarabikoze biragaragara umva dufite iryo deni pe na n'ubu ni ikibazo na n'ubu ndamwana ariko se twazagiye kwifotoza ugakora fente byibura nkaba nkiyoroshya ariko bakadufotora narabyiye ariko mana we noneho rero umunsi umwe abona muri telefone nyiranditsemo ngo kumumva igifaransa akije swafi semure yego kasemure ndabizi ko ari abantu batumva igifaransa ariko mwabaye muti uwo nyotewe akije swafi n'ubu muri telefone yanjye niko handitse noneho ndamubwira nti se wowe ko nta zina ko muramuronse ngo Judith noneho umva agatende yankoreye mwaryohewe mana apotre Imana iguhe umugisha dore ahangaha twiyongereyeho ubundi buzima guseka ni byiza cyane guseka biraryoha njyewe nsetse numva nta massage ndimba nkeneye massage mba nayikorewe deja noneho uzikinenditseho yandikaho ngo M ubwo ni madamu ko museka ntararirangiza yandika ngo M G ariyo ga madamu gakanuye harya indi nyuguti ni iyihe ibaho aha pasiteri
M, G na P. None se ino abbreviation ivuga iki? Ngo Madame Gakanuye Pasteur. Nako gasirino yampaye. Ariko kubera ko ndanarasetse nyine noneho abana ejo bundi nibo bamuhindura. Imana ishimwe kugira umuntu utarabyara Imana izamuha umwana. Imana izatanga abana ku bantu batarabyara. Haleluya. Kubera ko abana nibo bacu bahinduye amazina ye. Bandikaho ngo my love. No. Abana bari ngo mama ngo papa ngo kuki mama ngo bayakwanditseho ngo akije Swafi ngo kandika ngo Madame Gakanuye. Bararisa. Haleluya. Tujya dusengera abana bacu, abadafite abana Imana ibaha abana mu izina rya Yesu. Amen. Muri uyu mugoroba wirira hamwe na vision ya apotre ya nkoni ukoza ku babyeyi uzakoze no ku bantu batarabyara kugira ngo babyare nabo babone umunezero nk'uwo tubona. Haleluya. Koko abana bajya batwubakira, abana baratwubakira, ariko ndashima Imana muri ibyo byose. Ndashimira Imana ko nakomeje gutegereza mu ihema, ntegereza ndashobora gusaba ibirenze iby'umugabo afite. Icyo ni ikintu cyabaye muri nje, ndatuza ndashobora kumusaba icyo adafite. Hari igihe namugoraga, hari kumugora kuko numvaga ari inshingano ze. Hari igihe nigeze kumubwira ngo ntugaruke hano muri uru rugo utagiye gushaka akazi, ko nabonaga ubuzima bukakaye. Ndamubwira ajya gushaka akazi. Noneho aza kumbwira, noneho murakoze, yivamo ambwira ko hari umuntu mwene wabo wamuhaye akazi arakanga. Ya baba nari mumereye nabi uwo munsi. Ndamubwira abandi bapasiteri barakora akazi gasanzwe bagakora n'ubupasiteri, kuki ushaka kuba full time? Nako ni wari umuhamagaro wiwe. Ndamubwira ngo uyu munsi ntugaruke muri uru rugo, fata CV aho ujya gushaka akazi. Aragenda ajya binsubiramo ngo yageze mu nzira abura aho yerekera, kubera ko nabonaga bikomeye. Ndamubwira ngo ugomba gukora umurimo w'Imana, ugakora n'akazi kadutunga. Noneho Imana ukuntu izi ubwenge, ukuntu Imana izi ubwenge rero, yohereza umuntu arampamagara, umumama. Abamama Imana ijye ibaha umugisha. Arambwira ngo uri mu rugo? Ndamubwira ndi mu rugo. Reka nkubwize ukuri, yanzaniye ibiryo byo nkeneye saa sita, apana ibya nijoro, bya saa sita. Abarokore turanyurwa, numva ndanezerewe. Ndanamubwira ngo nagaruke. Ndamugara, arambwira ngo nageze mu nzira mbura aho nerekeza. Kuko ngiye muri nje mba numva umuhamagaro wanjye ari ukuba full time. Ntabwo nshaka kuvanga akazi gasanzwe, kuko ngewe simbyumve. None nkambwira ni rero ubwo bimeze gutyo, ngewe mu kazi hanze, nawe mu murimo, kuko twese ntabwo twaba ku rusengero. Noneho kuko amasengesho yari yarasenze yari kubwira Imana ngo Mana uzamumfasha umurimo, uzamumfasha umurimo. Ngewe simbyumve cyane, nkagerageza kubirwanya. Nkabona bwa buzima tujya tubona bw'abamama, nkabona hari ibyo ukanda ntibikandike, hari ibyo ukoraho ukabona ntibinyeganyega, hari ibyo unyeganyeza ukabona bimeze nk'igiti. Ndavuga ngo Uwiteka, ndabona ntazi ukuntu ibintu birimo kugenda, ariko nkumva ngewe ndashaka gukora imirimo yo hanze. Nacuruza, najya gukora muri biro, ariko nkore kandi nitandukanye burundu n'itorero. Ngenda amateraniro asanzwe, ariko muri ibyo byose agakomeza ambwira ati Imana iradushaka mu murimo, Imana iradushaka mu murimo, Imana iradushaka mu murimo. Narota inzozi, nkarota inzozi Imana inyereka ko ngomba kuba mu murimo, bikancanga. Ariko noneho yajya gusohoka nkamubwira se kusohotse nta kintu usize, kusohotse nta kintu usize.
nyine bimwe by'abagabo ati ndaje akagenda ariko nkirinda none ngeza mfata umwana ndavuga nti noneho uyu mugabo nshobora kuba mugora cyane kubera ko nzi aho akura ntacyo ampisha mfata umwanzuro wo kutazongera kujya amubwira ngo kugira utagize icyo usiga ndatuza ahubwo nkajya mvuga ngo nzajya mbwira Imana niyo yahamagaye nzajya mbwira Imana imuhe na wamwe icyinzira muha ayo mahoro noneho asigara akajya ambwira asigara wenyine akamwe ngo nase kutagisaba noneho amafaranga ndabona namenye ko ntayo ufite siganya sabu yafite amen mba muri iryo hema nihanganira aho ngaho nirinda kujya musaba ibyo adafite nirinda no kuba namwereka ngo hari umwenda mushyashya wasohotse nirinda no kuba namubwira ngo hari urukweto rushyashya rwasohotse ndabyirinda Imana itwubakiraho ntindaho hano ndashimira Imana ko mu by'Imana yanshinje icyo ngicyo ntigeze ngikora kandi nawe n'umugabo wo kubihamya babyeyi muri hano ndumva naturiza aha ngaha ariko mu byo mukora byose hamwe no gutegereza Imana mu mahema no gutegereza abatware banyu ntimugasabe ibyo abagabo badafite Imana ibaha umugisha amen aracyakora umurimo nyine aracyari mu ihema nyine Yesu ashimwe kadusoma ijambo ry'Imana hama tubahe ubutumwa mwanya mutoya hanyuma tubasabire umusha tuze gusubiza mikoro reka dusome Itangiriro 18 umurongo waho wa mbere kugeza ku 9 tuhumve neza turashima Imana cyane iri jambo nigize iki kiganiro nikiza poso warateguye niyerekwa uriya ikintu cya mbere kigora abagore n'abagabo rimwe na rimwe no gusaba umuntu ibyo adafite icyo ni ikintu cya mbere cya kabiri iyo umugabo ari mu marembo umugore ari mu ihema Imana igiha bubakira bose ikabubaka mu kuzuzanya turashimana ko Imana yakoze ibi byose reka dusomere ijambo kugira ngo tubahe n'ijambo ry'Imana kanya gato tubasabire umugisha ndasoma ijambo mwanya muto aramye amasenge Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyeroni bya Mamure yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye ababonye ava mu muryango w'ihema arirukanka arabasanganira yikubita hasi aravuga ati databuja niba nkugireho umugisha ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe ahubwo bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti kandi nanjye mbazanire utwo kurya mwica isari mubone kugenda ubwo muje ku mugaragu wanyu baramusubiza bati ubigenze uko uvuze Aburahamu arihuta yinjira mu ihema asanga Sara aramubwira ati tunganya vuba indengo n'umucagate by'amafu meza uvugemo imitsima Aburahamu arirukanka ajya mu bushyo azana ikimasa cyoroshye cyiza agiha umusongozi we arihuta aragiteka yenda amavuta n'amata n'inyama z'icyo kimasa yatetse abishyira imbere yabo abahagarara iruhande munsi ya cya giti baramubaza bati Sara umugore wawe ari he arabasubiza ati ari mu ihema undi aramubwira ati iki gihe cy'umwaka nikigaruka sinzabura kugaruka aho uri Sara umugore wawe abyara umuhungu amen amen reka gira avuga iminota 2 ku nshingano za Aburahamu nanjye mvuge avuga inshingano z'umugabo uri mu ihema bambe ku marembo nanjye mvuge inshingano z'umuntu uri mu ihema hanyuma niturangiza aramye amasenge amen Imana igumugishe nzi ko nago aya ntago haleluya haleluya arambwiye ngo mvugeho gato inshingano z'umugabo uri mu ihema amen ku marembo sorry nkuko tubibonye Aburahamu ni wari uri ku marembo umugabo uri ku marembo amenya ibirimo gukorerwa ku marembo
amenya abantu bayatambukaho. Amen. Amenya abagomba kwinjira n'abatagomba kwinjira. Amenya abagomba guhabwa karibu n'abatagomba guhabwa karibu. Haleluya. Amen. Umugabo uri ku marembo ntabwo urugo rwe ruvogerwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo urugo rw'umugabo wahagaze ku marembo rwavogerwa. Nta mudayimoni, nta n'imbwa yahamokera. Haleluya. Haleluya. Nta mbwa yahamokera, umugabo yahagaze akavuga ngo ni kandi koko mureke mbabwize ukuri okezi. Wenda ndumva hari igihe Bshp akunda kumbwira kubera ko njyewe iyo nageze mu rugo ni ukumenya abana no gukora ibyo ngomba gukora nkajya kuryama. Sinya nkinga nukinga, sinshaka gukinga inzugi. None akambwira ko kuki utajya ukinga, ntindakinga umugabo yagiye. Niko nakazi kugenda numva ngo amaserire ngo imfunguzo ntabwo ibyo bindeba. Bireba umugabo kuko niwe ugomba kugara. Byabaye kontrera, umugabo araryama, umugore agasigara areba imfunguzo n'ingufuri n'ibiki. Uzi ko niyo yafashe isafari arampamagara akambwira urebe ko inzugi zikinze. Kuko ni inshingano ye. Ni inshingano yagomba kumenya ko ese urugi rurakinze, ese abana banje bameze bate, ese urugo rwanje rumeze gute, ese umudamu wanje arifuza iki. Hari ibibazo bihari ko abagabo bamwe na bamwe basigaye barataye amarembo yabo. Amen. Bataye amarembo bayahariye abagore. Abagore nibo bamenya binjira. Noneho n'umugabo nasanga hari uwinjiye atese uriya yavuye, ubundi yavuye yinjiye uriye. Dusubirane inshingano, buri muntu amenye inshingano ze. Amen. Njyewe mbe ndi mu ihema nk'umudamu, umugabo wanje nawe amenya abari bwinjire, ampe gahunda na porogaramu nikurikize. Amen. Ingo nyinshi zisigaye zivogerwa kuko abagabo bataye amarembo basigaye bibera mu zindi gahunda. Nyamara wataye inshingano ya mbere kugira ngo ubashe kuba ku marembo, ukumire ibyavogera urugo rwawe, ukumire ibyavogera abana, ukumire ibyavogera umufasha wawe, ukumire ibyapfa kwinjira uko bishatse. Ugomba kuba mu marembo niba waranataye ukayagarukamo, kuko niho ugomba kuba, niho ubarizwa. Haleluya. We kuvuga ngo umudamu namuhariye biriya byose. Nukuri musigamo. Hari abantu benshi usanga abagabo benshi bamwe na bamwe mubarira abapapa bari hano, ntabwo ari mwebwe ndimo kuvuga, ndimo ndavuga abapapa bataje. Bari hirya no hino. Ntabwo ari mwebwe rwose, turabubaha kandi turabakunda. Amen. Abagabo benshi babaye ntibindeba. Ntabwo bindeba. Ntabwo bindeba. Aposo ni umugabo kubihamya, natwe turabagabo kubihamya, ugasanga par exemple umugore niwe wabaye byose kandi umugabo ahari. Abagabo turabakeneye ku marembo. Amen. Turabashaka ku marembo kugira ngo mwimire, mukumire. Imana ibaha umugisha, ne kwizimba amagambo. Murakoze cyane, Imana ishimwe. Reka mvuge ikintu gikomeye ku nshingano, wenda turuzuzanye y'umugore. Umugore mu ihema ni ikintu gikomeye. Buriya ndagira ngo mbabwire ko muri abanyembaraga. Kugira ngo umugabo abashe guhagarara ku marembo, abashe kumenya responsabilité ze ku marembo, ni uko hari umugore mu ihema ufite iyerekwa rizima, afite aho agomba kwerekeza urugo rwe. Reka mvuge iki kintu. Umugabo ni umutwe, ariko buriya ntura guhindukira we kuki ni umugore. Umugore ni uhindukiza iki ijosi akarijyana aho rishaka. Bivuga ngo umugore muzima mu ihema amenya uko akura amakuru kuri papa, ndavuga papa wa twese, data wo mu ijuru Yesu, akayinjiza mu mugabo
umugabo akabasha guhagarara mu marembo neza. Reka mbabwire iki kintu kirakomeye. Iyo urebye uyu mubyeyi Sara, Bibiliya yatwerekaga ngo aba mu ihema. Ubundi biva ngo ni umufasha. Umufasha ni umuntu ugushyigikira cyangwa ni umuntu ugira ibyo agufasha kugira ngo ubashe kugera kuri ya yerekwa runaka. Haleluya. Bivuga ngo rero umugore mu ihema ashyigikira umugabo, haba mu gusenga, haba bya bindi nk'ibi. Buriya abagabo tuba dufite ibintu byinshi cyane byatunaniza, byaducokoza. Iyo ugize rero umugore utari mu ihema neza, ndagira ngo mbabwire intego yacu ntabwo dushobora kuyigeraho. Abagore mufite inshingano ikomeye yitwa kuba mu ihema. Bivuze kumenya responsibility z'imbere mu nzu. Haleluya. Ukazikora neza. Reka mvuge iki kintu kuko turi mu ijambo umugore mu ihema, umugabo ku marembo. Niba ari ikintu cyatuma cyacomokora abagabo, ni nk'umuntu ukinjira, umugabo winjiye mu rugo, winjiye nyine mu marembo, umugore agatangira akakubwira ijambo rigusubiza hasi. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo munsi iyerekwa cyangwa icyo wari wagambiriye gukora birakunanira. Ariko iyo ufite umugore w'umunyabwenge, umugore w'umunyabwenge avugira ijambo mu gihe gikwiriye. Tubibonera hehe? Tubibonera iyo urebye umukobwa bita Espoir w'umuyudakazi, igihe baterwa n'abanzi Hamani, kubera yari umugore uri mu ihema, ntabwo yavuze ijambo ako kanya. Kubera ari umugore yiteguye umugabo kugira ngo avuge ijambo mu gihe gikwiriye. Umugore w'umunyabwenge yari mu ihema rero amenya igihe asohorera ijambo ye, amenya ibyo asengera, amenya aho ahagarara. Yesu ashimwe cyane. Iyo usenze ukamenya igihe Imana iguha message itangira, ndagira ngo nkubwire ugera ku ntego yawe kandi ukageraho neza. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Aho rero niho Imana isura urugo, kubera amakuru Imana yazanye ya umugabo akinjira agahagara hari wa mugani akaza afite amakuru nawe bitewe nuko nyine wamusapotinze. Babyeyi beza, bwari ubuhamya cyane twagira ngo tubahe, ariko ndagira ngo twabaye mbega nkaho tubabwire nkuko mama Poso yasabye umugore mu ihema umugabo mu marembo, ngira ngo yarite mwanyaje yacu manini, ntabwo ari kwigisha cyane. Ndagira ngo dukore iki gikorwa kuko numva tuze kubasabira umugisha. Ndangiza nuko harako nkuye ahangaha kandi ngiye kugashyira mu bikorwa. Utuntu twinshi cyane, urumva hari izina abana banditse muri telefone yanjye, aho nanjye ngiye gushaka irindi zina. Ivuga iki? Isomo nkuye ahangaha, uri umugabo n'utsindwa akemera ko atsinzwe kandi akemera ko agiye gukosora. Aswemeza rata. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero iryo zina nzaza nibabwira utaha. Yesu ashimwe cyane. Ariko urumva nk'umugore mu ihema, we yarishatse kera, aho ugiye nkomeza nyine nibera uko nguko. Kandi icyo ngicyo nacyo gishobora gutera umugore ntahagare mu ihema neza, akabibana, kagendera mu munyenga utazi ibyo ari byo, ariko umuntu yicaranye ikintu utazi. Mwaba mama bambe mwaba papa, abagore bakunda iki? Keya. Bakunda iki? Keya. Yenya mbwira abakristo kubera nkunda nyine
sheri wanjye amen njyambwa nti kandi ndamukunda buramvuga make ariko yenshyira mu bikorwa cyane ariko ngiye no kuziga kujya mvuga hano umutoma n'umusinzi ko nabyo murabivuge nabyo sinzi nzabyiga igihe kinini manumva nashyira mu bikorwa ariko akagiye kujya mbyitoza kuko nzi ko ikintu abagore bakunda ni keya kandi keya igira imbaraga kandi none ugasanga abagabo dukunda keya ariko twe ntituyitanga ubwo mva atari ikibazo rata mwabagabo mujye mutanga keya Imana ishimwe icyo mpakuye rero urumva ko hari isomo mpakuye nanjye kandi ngomba gushyira mu bikorwa. Yesu ashimwe. Reka ubu butumwa duhaye, reka imbaraga zawe zigaragare, reka imbaraga zawe zitegeke, reka imbaraga zawe ziganze, reka umuntu wese wageze muri uyu mugoroba muri iri hema reka ahabwe amahoro, reka amahoro amanukire mu mitima yabo, reka amahoro amanukire mu ngo zabo, reka amahoro amanukire mu mirimo yabo, reka amahoro amanukire mu byo batekereza byose. Imana yadusohoreje amasezerano, Imana ikura abantu kure, reka ijambo ryawe riherekeze Mana, kuko nta jambo uvuga ngo rihere. Reka uyu mugoroba ushyigikire abakozi bawe. Urakoze Mwami Yesu, reka icyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya.